Yes, ibisa n'ibitangaza birabaye muri iki gitondo, ibintu mwese mwari muzi yuko bidashoboka. Ubu tuvugana nibyo bishobotse. Ushobora kwibaza ngo ibyo bintu mwari muzi ko bidashoboka ni ibihe? Nabonye byinshi cyane, havuzwe byinshi, ariko Pacifique burya nari ntarakaza. Nizere ko bakunzi ba Top Kivu News muri hafi neza cyane, ngiye kubibabwira byose nta kintu usize. Ubu tuvugana agahuru kimbwa gahuye karahiye karagurumanye aratokombeye. Ibi ngibi biro byagenze bite rero? Intare za Sarambwe zikubitiye hareba inzega icyitwa umusirikare w'u Burundi, baramukubise ku buryo biteye ubwoba. Ni nako kandi badakubise umurundi gusa, kuko bakubise ntago ari abarundi bose, bakubise abasirikare ba FDNB b'abarundi, apana umurundi. Nari mbivuze nabi, sorry mumbabarire. Ni nako kandi bakubise abasirikare ba Angola, sinzi igisirikare cyangwa uko cyitwa, ariko mana nyagasani ibyo gihuriye nacyo ahangaha muri Kongo ntago bazabyibagirwa. Bazajya bagenda babyandika mu bitabo byabo, abana babo bazajya babyiga mu mashuri bavuga ko leta yabo yigeze kujya gutabara Kongo, hanyuma barwana naye mu 23 irabakubiti bamerera nabi cyane. Bakubitiwe rero bigenze bite? Ibi byose ndaje mbigusobanurire neza cyane akantu ku kandi. Ibikoresho byose, bya bikoresho byose bya FARDC twababwiraga ngo byahungishijwe, byavanywe mu rugamba, byajyanwe i Burundi za Kibitoke, byongeye biragarurwa ku itegeko ryandi. Rero iri tegeko ryatumye bagarura zino ntwaro ni iryande ko ritumye iryo tegeko MV3 by blessinga cyangwa bayiha impano z'akataraboneka zo kwifashisha mu rugamba rwo kubaririmura cyangwa se rwo kubaritura. Ndaje ibi byose mbikubwire neza cyane, uraje ubisobanukirwe. Hanyuma kandi ndakubwira kandi ko muri aya makuru drone muri iki gitondo yazindutse. Niyo mpamvu umuntu natinze gukora amakuru, kuko nabanje gukusanya ibimenyetso byose byerekana yuko intare za Sarambwe ahantu zitigeze zishyiramo imiyaga. Senzi n'icyo kintu muri kucyumva, ndaje nabyo mbisobanura neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma kandi abayobozi ba AFC 23 hari umwanzuro bafashe. Uwo mwanzuro ni uwuhe? General Sultani Makenga akomeje guhigwa n'igisirikare cya Kongo ku bufatanye n'abandi bantu bose bashoboka bo kwifashisha n'ubutasi bwa Kisekedi ngo bivugane General Sultani Makenga. Uyu mugabo rero bakomeje kujya bamuhusha. Abatasi babo batatu bacakiwe, bafatiwe hehe, byagenze bite? Ibi nabyo ndabikubwira muri aya makuru. Masisi urugamba rukomeje kugenda ruba amagasa, rukomeje kugenda ruba rwishi, ibibazo bikomeje kugenda bivuka byato na hato. Ibi nabyo ndaje ndabikubwira cyane muri aya makuru. Ni nako kandi ndibuze kukubwira yuko ubu tuvugana ahitwa Warikare ibintu byongeye bihinduka bibaya, byongeye biba bibi cyane. Induru n'aya masaha ziri kuvuga ku buryo ubuteye ubwoba. Ibi byose rero ndaje mbigusobanura neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma rero wamaze kuhagera, we shuti yacu umukunzi w'akadasohoka, wewe udukurikira umunsi ku munsi, ndagusabye niba bikunze urebe kuno nkandire kuri like, hanyuma tujye tubana muri aya makuru umunsi ku munsi. Gero turi hamwe, nitwa Pacifique, ninjye wateguye amakuru nkabagiye no kuyakugezaho neza cyane. Hanyuma munyemerere ntabyo gutinzamo, twe twite dukubita tubangura, dutangire amakuru yacu mu minota mike cyane itarenze 16. Ndabamaze kugusobanurira ebyezi ngingo z'amakuru maze kukubwira. Hanyuma turahera ku ngingo igira tuti M23 ikosoye abasirikare b'abarundi, ibabwejuje bubwana, ibakubita ibasaka, ibakorera ibyafurambi. Ibi bibereye ahitwa Runingo Kiriba mu rugamba rwo kujya gushakisha agace bita Sange. Uru ni urugamba rwatangiye kuva ku wese wejo ku mugoroba. Nabonye abantu benshi batangiye kujya bandika ngo Uvira Tombe. Ntabwo Uvira ari abatombe, ntabwo ari abatombe, ariko ni amasaha make abura kugira ngo ino Uvira ibe yagira gute, ino Uvira ibe yaba Tombe nkuko bari kugenda babivuga. Ngiye ninjye muntu uzabahereza update za nyazo zaba zibabwira ko Uvira yabaye Tombe, kuko muri izo nzira nanjye ndimo. Hanyuma nkaho bidahagije, amakuru ari guturuka hano ku mirongo imbere ku rugamba aravuga ko abasirikare ba FARDC bakubitwa nk'inkuba yo mu Kibira part 8 cyangwa se inkuba igice cya 8. Iyi nkuba yanuriye rero hano muri ino nzira ya Prende Ruzizi, yakubiswe igisirikare cy'u Burundi, ikubitwa igisirikare
cyako ikubita igisirikare cy'abarundi FARDC Wazalendo ndetse n'interahamwe. Ahangaha abasirikare benshi barenga 31 bose basize ubuzima. Sinakubwira ngo n'abarundi cyangwa se ngo n'aba FARDC, icyo mfa nuko nabonye ko ari abasirikare bampaye update zivuga ngo maiti cyangwa se ibyagaragaye ku rugamba cyangwa baguye ku rugamba bararenga 30 abasirikare baruguyemo urugamba rwabahujije. Uru rugamba rwabaye kuva ku isaha ya saa 9 z'ijoro gushyika ku isaha ya saa 1:27 nibwo umutaramu nyapudetingaga ambwira ngo tumaze kwinjiramo mwako gace, ati ubu ngubu tuverifyinze neza ko abasirikare basize ubuzima mu rugamba twarwanyemo twabashije kurasa mu gipimo abarenga 30 bose tukaba twabashyize hasi. Bisobanuye iki rero? Bisobanuye ko ubwo ngubwo n'ubundi tsinzi yaje ku ruhande rwabo ndetse n'abaduyi babo bamwe na bamwe bagize gute barashwe. Ngayo nguko rero nuko bihagaze muri no nzira Prendre Ruzizi. Hanyuma reka tugaruke gatoya ahangaha ni muri route nationale numero 5. Ahangaha rero abakuru avuga ngo iki? Ahangaha makuru aravuga neza ko 23 mu buryo butunguranye yongeye kugabwa igitero gikaze cyane n'igisirikare cy'abarundi ndetse n'igisirikare cya Kongo. Ahangaha kandi bari bitwaje intwaro zikomeye zirimo n'intwaro za musada bagombaga gukoresha basheringa ku birindiro ndetse naho abasirikare b'amvetro baherereye ariho hose, batitaye ko haba hari n'abasivili, kuko gahunda yabo ari imwe gusa, ariyo kurimbura, bakarimburana n'abaturage. Hapfa kuba aho baherereye hariyo mvetro, abaturage bari hariyo abasirikare bari mu 23. Gahunda ni ukurimbura, ngo abaturage bazazana abandi babavanye za Katanga na za Otiweri na za Maniema n'andi agiye atandukanye na za Katanga ndetse no mu zindi ntara zigiye zitandukanye. Izo nibutse angaro M23 nkuko byanyuriye mu itangazo ryayo, ubwo Bertrand Bisimwa yabivugaga na mbere gato Laurence Kanyuka yari yabivuze, avuga yuko bagiye gukora ibishoboka ibyo ari byo byose kugira ngo barengere umuturage ndetse n'umutekano wabo. Icyo kintu sinzi niba muri kucyumva. Angari no mpamvu rero M23 yakoresheje ibiryo bishoboka ibyo ari byo byose kugira ngo ibashe kurengera neza aba baturage ndetse nawe ubwayo yirengere. Ibikora mw'ubwo buryo kugeza amagingo yanga rero ibintu bikomeje kugorana ndetse urugamba rukomeje kuba rubi cyane. Mu by'ukuri ibintu byahinduye isura. Nyaboneka reka mubwize ukuri kose gushoboka. Hano kuri uru rugamba induru ziri kuvuga, mana sinzi ko nabivuga, ariko reka mabwiza ukuri sha ibintu bikomeje kugorana, ibintu bikomeje kuba bibaya sana, bikomeje kuba bibi cyane bitewe n'uburyo ki ndi kubibonamo. Intare za Sarambwe ziri mu kazi gakomeye cyane. Ahangaha rwose navuga ngo kude chapeau ku Intare za Sarambwe, akazi ziba zagakoze. Hanyuma nanone reka tuve kuri ayo makuru tujye ku makuru y'ubutasi ari kuvugwa mu mujyi wa Uvira. Iri joro rero hari ikintu kidasanzwe cyumvikanye mu mujyi wa Uvira. Ushobora kwibaza ngo rero icyo kintu ni igiki? Icyo kintu rero nta kindi nuko bahagaragaye abatakaga bagiye kumva bumva wa mbere aranishye, uwa kabiri aranishye, uwa gatatu araniha, n'uwa kane araniha, bize kwa gatanu araburoga. Barabaza aba bantu babaye ati bora barasinziriye. Umuntu usinziriye se avuga kuriye birabacanga. Hashije akanya babona umuntu bari kuganira, babona araguye. Aya kumukora ngareba ikimugushije. Igihe ari kureba ikimugushije agiye kubona abona umugabo umuhagaze imbere wambaye imikara, upfutse mu maso, afite imbundi iriho siransi. Ahita avuza induru. Avugije induru bene wabo barabyumva, ahita amurasa. Amurashe ntago uwo muntu yari umwe, bari benshi. Byavuzwe ko bari abajura, ariko nta mujura ugira night vision, kirazira. Ntawe noneho umujuro kareko yaba ari umujura mpuzamahanga, yaba ari umujura ukaze cyane, yaba ari umujura mubaya sana ushobora kwiba ahantu hose hashoboka, kuko yari afite intwaro papa. Ahangaha kandi kujya kwiba mu kigo cya gisirikare sinzi ikintu waba ushaka usibye urupfu. Amakuru mfite rero nuko aba bajura, iyo operation yakozwe kijurano yakozwe n'iza Sarambwe,
wa mu FDLR bamwivuganye. Sha Makenga we singiye kukubeshya, Makenga uyu mugabo arategura pe, nukuri arategura. Urebye uburyo bahinjiye n'uburyo bakozemo iyo operation silencieux mu minota mike cyane, ukabona bagarutse rwose bambaye bikamufuye neza bameze fresh. Kamubwire intare zibari intare, ntago warwana nk'umuzarendo kirazira. Ntago intare yarwana nk'umuzarendo, ntago yarwana kizarendo, nta nubwo yarwana ki FDNB. Niko kuri kandi giye ibyo mbabwiye n'ukuri gushoboka. Hanga rero tukomeze n'andi makuru yacu y'ingenzi ari kuvugwa aya masaha. Amakuru ari kutugera yaremeza neza ko yego ahanga ni mu Mikenke, aha handi bahita mu Miramba, mu Bijombo. Yego hano naho ni mu Bijombo. Urugamba aha hantu hose ngo rwaramukiyemo. Twirwaneho yazindukirijwe ibitero bikomeye na Mai za Foka Mike ndetse na basirikare ba FDLR ndetse n'abasirikare ba FDNB. Abangaba bose bagabye ibitero kuri Twirwaneho mu masaha mu gitondo, ariko ikibabaze birangiye n'ubundi M23 igize gute ihagobotse itibakorera amateka. Bari bagamije kuza kwivugana abasirikare ba Twirwaneho kuko babonaga yuko ntawe uri ubari ruhande, ariko reka mabwiza ukuri, oya sinakurekura, oya ntago Imana yarekura abanyamurenge, kirazira. Ntago bishoboka ibyo bintu, ntibishoboka be na gato. Ukuntu njya mbaririmbira rimwe na rimwe, mujye mwumva zira ndirimbo zanjye bana baririmbiye zibasubizemo akabaraga. Ibintu byo gucika intege wapi mu bihungishirize kure. Naje gusanga aduyi yabonye twacitse intege twarize, ewana nibyo bimushimisha. Rero niyo mpamvu byo gucika intege twebwe ntabyo. Imitima yo gucika intege twaraziciwe ziracika, ariko ngo ntazo gucika zihari. Ese ko bije wiri ngoma urugamba ntirwakomeje. Ubu se Mvetora niri kuvutagura, niri kuvunira mu maviyo za Uvira, niri kugerayo. Ntihakangaranyije Kinshasa n'abarundi, amanama ya buri kanya ntari kuba y'aba ministeri. Ibyo byose ngira ngo ni ibintu muzi tutagiye no kurengaho. Reka twigarukire gatoya tuve muri ibyo bice bya Kivu y'Amajyepfo, ariko mbabwire ko hari ibitekerezo bibi byagizwe na bamwe mu basirikare bakomeye bo muri FDNB ndetse na FARDC. Baragira ati hari ibitero twakora bikaze bigasiga dufashe Bukavu, Kavumu na Goma. Ati ibyo bitero kandi twabifashwamo n'abahazi cyane. Ati kandi nanone ibi bitero twabifashwamo n'indege za drone, Sukhoi ndetse n'abasirikari bakaze bo kurwana no kwihangana ku rugamba, bakavumuriya paka bageze ku ntego biyemeje. Ubwo intego rero biyemeje murayumva, sindi buyivugeho byinshi, niyo mpamvu misemo kwituriza. Gusa gahunda bari bafite murayizi. Izo Sukhoi basaba murumva icyo zari zije gukora, izo drone basaba murumva icyo zaba zije kugira gute gukora. Niyo mpamvu ngo rero reka ntitukabibiragi cyangwa ngo tube intumva, reka tuba bumva kandi twumve mu gihe cyiza aricyo cyanyacyo. Dutegereze gukora igikorwa kirindiriwe, tuzitirirwe ibikorwa by'abandi, ahubwo tuzitirirwe ibikorwa byacu twakoze kandi bikadufasha mu iterambere ry'ahazaza, haba mu mibanire y'ibihugu n'abandi ndetse no mu bibanire n'ibihugu n'ibindi bihugu nyine bijya bitandukanye. Ubwo nubwo buryo mbivuzemo, yumvise sindi buvuge byinshi cyangwa usobanure byinshi. Gusa gahunda murayizi, umugambi wa FDL ndetse n'abasirikare ba FARDC n'umugambi w'abarundi murawuzi cyane. Byo si ibintu ndibije deep ngo mbihere mu mizi mbabwire akantu ku kandi, ni ibintu tumaze igihe tubabwira. Munyemere rero tujye ku yandi makuru, babwire ko ubu tuvugana muri teritwari ya Masisi mu gace bita Mutongo, Mukengwa, Nyabyondo. Anga nyuma yuko ku munsi w'ejo mama 23 yafashe abasirikari bashimuse umudamu ukekwa ko afite abana b'abasirikare mu gisirikare cya M23, bamwishe bamujombye ibyuma 4, ariko mu mama ntiyapfa. Gahoda bana Nyagasani, bamwishe bamujombaguye ibyuma 4 mu mbavu, mu nda n'ahandi, ariko ntago byigeze bituma apfa. Na n'ubu aracyariho
kandi Imana ikomeje kugira gute kumuragira. Ibi rero ni ibimenyetso byiza bigaragaza ko M23 biri hafi ku cyakorwa icyo ari cyo cyose, kandi biri hafi gutabara iki umuturage no kumuserukira ahatiserukiye kugira ngo ibintu bigenze neza cyane. Ikibabaje ni kimwe nuko n'abaturage bo muri biriya bice batarasobanukirwa neza cyane ubundi M23 ni kamaro ki idufitiye, basi ngo bamenye icyakamaro M23 bafitiye muri biriya bice, ariko ntago babyumva kubera ko bagira gute, kubera ko bamwe nyine nabo ni abanyatugara, abandi mwarabibonye. Si ibintu ngiye kutindaho rwose, iyo mbivuze n'umutwe uranjya rwose nkumva urandiye bya danje, nkumva ndababaye. Ariko reka mbabwize ukuri ngo agati kateretswe n'Imana ntigahungabanywa n'imiyaga. Operasiyo bazakora zose uko byagenda uko ariko kose ipfa kuba atari izahitana Makenga gusa, ibindi byose ibyo nta kibazo, ba nyiri kubihagarika barahari. Hanyuma rero katujye mu yandi makuru menshi cyane yarari kuvugana, nababwiye yuko muri Warikare ibintu bikomeje kugorana. M23 ikomeje kugenda ikora ikomeje kugenda yandika amateka ku buryo bukaze cyane, ndetse igisirikare cya Kongo sinzi niba kizibagirwa bino bintu, ariko n'abafaransa ntago bazabyibagirwa bitewe n'ibintu babayeho muri iki gitondo. Ni ishyano, munyemerere ndaza kubigarukaho mu yandi makuru, kuko ubu ngubu ndabona iminota yatugendanye, imwe mu yo twiyemeje kubahaho amakuru irarangiye. Reka rero tuze gusubira mu kanya gatoya kaza kuba kari imbere. Ngiye twari kumwe, nitwa Pacifique, nkaba rero ndi kubagezaho amakuru neza cyane. Ubwo rero turaza gusubira mu wundi mwanya. Bye bye.